Muraho bene data ndabasuhuje mwese aho muherereye kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Mwebwe munumva mufite inyota y'ijambo ry'Imana, Imana ibagirire neza. Ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo umumaro w'abubaha Imana n'ubudahangagwa bwabo, se cyangwa agaciro k'abubaha Imana hamwe n'ubudahangagwa bwabo. Kadusome mu gitabo cya Samweli wa mbere 17 umurongo w'8, 17 nako duhere ku murongo wa 49. Haravuga ngo Dawudi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirekera, aricokora Umufilisitiya mu ruhanga, ririgitiramo, yikubita hasi yubamye. Amen. Tugaje ku murongo kuri 50 haravuga ngo uko niko Dawidi yahanguje Umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha, aramwica, kandi nta kota Dawidi yari yitwaje. Twongere dusome kandi mu gitabo cyo kubara 16 umurongo wa 6. Yosuwa mwene Nuni na Karebu mwene Yefune bari mu mubare wabatase icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo, babwira iteraniro ry'Abisiraheli ryose bati, igihugu twakiyemo tugitata ni cyiza cyane. Niba Uwiteka atwishimira, azatujana muri icyo gihugu kandi akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima, ntibafite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimutinye. Amen. Turangiriza hano mu Bami ba mbere 17 umurongo wa mbere. Bukeye Eliya w'itishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu, aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho, iyo nkorera iteka, yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka nkeretse aho nzabitegekera. Amen. Imana nishimwe cyane. Mwumvise aya ni amagambo yose y'agaciro, ni amagambo y'abakozi b'Imana bagiye bagaragaza iby'ubutwari, barategeka mu izina rya Yesu Kristo, abandi barahangana baratsinda, abandi nabo bavuga inkuru zitari incamugongo, banyomoza inkuru z'icamugongo z'abatase igihugu. Bigaragara kuko bagaragaza Imana ya Israheli, bagaragaza imbaraga z'Imana, bagaragaza Imana kuko ishobora kubasohoza mu gihugu bari bagiye gutata cy'Ikanani. Uyu Dawidi tuvuze ngo wafashe ibuye arakabakaba hasi, atora ibuye, yica Goliyati akoresheje umuhumetso, kandi ari nta nkota yari yitwaje. Dawidi uyu yarasanzwe aragira intama za se, kandi ari umwana mutoya, ariko umunsi igihe kigeze ise amutuma ku rugerero gusura bene se. Agezeyo asanga hariyo Umufilisitiya w'abazonze batinye, Umufilisitiya w'amaboko, Umufilisitiya batinye. Dawudi amurebye cyane, amurebye yumva agahinda kamujemo n'ishaka ryinshi ryo mu bumana. Aravuga ngo ariko uriya Mufilisitiya utarakebwe, ni gute asuzugura ingabo z'Imana kandi akazisuzugurana n'Imana yabo? Bimutera ishaka, aravuga ngo njyewe uriya Mufilisitiya namutinda. N'impamvu yabivuze ngo ntabwo yarakwareba cyane kuri biriya bihembo ibyo umwami yari yateganije uzabasha kumutsinda ari we Sawuli. Ibyo yari yateganije, aravuga ngo uzabasha guhangara uriya mugabo akamwica, nzamuha igihembo cy'umukobwa wanjye. Imana nishimwe cyane. Nawe mwene data, hari Goliyati uzubyuka mu gitondo akagusuzugurana n'Imana yawe. Hari Goliyati w'ibibazo, hari Goliyati wo kuyoberwa, hari Goliyati wo kubura ibisubizo, hari Goliyati w'intambara, hari Goliyati w'ubukene, hari Goliyati w'amacakubiri, hari Goliyati w'amagambo, hari Goliyati w'intambara bakugabaho. Rero mwene data, ndagira ngo nkubwire impamvu yatumye Dawidi abasha gutsinda Goliyati ntabwo ari imbaraga nyinshi yari afite, nuko atahura imbaraga z'Imana, atahura umugabo bari kumwe, atahura umugabo yizeye. Aravuga ngo uyu mugabo nizeye ntashobora kunkoza isoni.
mu bigaragara Dawudi yari umwana mutoya, ntiyari afite imbaraga zo kuba yahangara Goliyati, kandi Goliyati ubwiwe yari umugabo wamenyereye intambara, yari umugabo wamenyereye imirwano, kandi yari umugabo w'igihangange. Ariko Dawudi kubwo kwizera no kwizera Imana yiwe arahaguruka afata umwanzuro, aravuga ngo uriya Mufilisitiya utarakebwe ngomba kugira gute, ngomba kumukoza isoni uyu munsi. Nawe ndagira ngo nkubwire, haguruka ukoze isoni ibigutera, haguruka ukoze isoni uwo Mufilisitiya wagutse mu buzima bwawe, haguruka ukoze isoni uwo Mufilisitiya w'indwara, uwo Mufilisitiya w'ubukene, uwo Mufilisitiya wagasuzugura abantu bagusuzuguye, haguruka ukoze isoni uwo Mufilisitiya, kandi uhagurukane kwizera. Tora ibuye ryawe ariyo masengesho ubashe gutera uwo Mufilisitiya. Icisha abantu nuko tudatahura, tumenye ubugari bw'Imana, tumenye gukomera kw'Imana yacu, tumenye umubyeyi wacu ukuntu akomeye kuruta uyu Mufilisitiya wahagurutse mu buzima bwacu. Nawe rero mwene data ndagira ngo menya gukomera kw'Imana bigutera imbaraga zo guhaguruka, bigutere icyizere cyo kunesha intambara yose iguhagurukiye muri uyu munota, iguhagurukiye muri ubu buzima. Umenye kuko uri uwo gutsinda, umenye kuko uhora utsinda, kuko Yesu Kristo ahora atsinda, kandi uwo ni wo wawe. Imana nishimwe cyane. Ikindi kandi mbabwira bene data, aba bagabo batumwe gutata i Kanani, batumwe na Musa, arababwira ni mugende mutate kiriya gihugu tuzabasha gutahamo. Ariko abagabo 12 bose bari bagiye, 10 bose bazana amakuru y'incamugongo, baravuga ngo icyo gihugu ntitwagitaha, hari abagabo bakomeye. Reka nkubwire nawe mwene data, hari inkuru z'incamugongo zikuzamo, hari inkuru z'incamugongo ziza ariko izo zozihakane uvuge ngo dufite Yesu Kristo, nta kabuza ibi bibazo tuzobiribatira, ibibazo tuzobirya kakurya kw'abarya umutsima. Hagaciro k'abana b'Imana ntibaza bavuga inkuru z'incamugongo, baza bahora bakomeza abantu, kuko uwo bafite arakomeye iteka ryose. Karibu na Yeshuwa baravuga ngo nimba Uwiteka kitwishimira, nta kabuza kiriya gihugu tuzogitaha, kandi bene cyo mwoye kubatinya, tuzobarya nk'imitsima, kuko ntibafite ikibakingira, abanyabyaha ntibafite ikibakingira, ibyago ntibifite ibibakingira, ingwara ntizifite igikingira izo ngwara. Twebwe dukingiwe n'amaraso ya Yesu Kristo, dufite ubudahangagwa, niduhaguruke gusa tubashe guhangana, kandi nitwamara guhangana tuzonesha. Imana nishimwe cyane. Ako niko gaciro k'abana b'Imana, bazabazana ihumure mu bantu, bazabazana inkomezi mu bantu, bakaba abanyamumaro mu isi y'abantu. Nawe rero mwene data ndakwifuriza ube umunyamumaro, ube umuntu w'agaciro mu bandi, woye gukura abantu umutima, ube intwari. Kandi abana b'Imana baza bategeka nka kuri Eliya yategetse, abwira Ahabu, aramwira Ahabu, we niki cyatumye we ukuraho Imana ya Israheli, uwimika ibigirwamana. Rero impamvu wimitse ibigirwamana ndakurahiye, nta mvura izongera kugwa muri iki gihugu, nta n'ikime kizongera. Arategeka. Natwe bene data ndabifuriza gutegeka, dutegeke ibigeragezo, dutegeke ibiturwanya, dutegeke ibitunaniye, kuko ubwo bushobozi turabufite, turi abana b'Imana. Turi abana b'Imana. Icyo gusa tubuze, abenshi babuze gusa kumenya uwo mugabo, babuze kumenya Kristo nyiri ubushobozi, uwo ushoboye byose, uzuribatira byose, uzutsinda byose, nta fiti kiza kimutsinda. Nawe mwene data, wewe wemeye Yesu Kristo, wewe wahamagawe ukamenya Yesu Kristo kwagira neza, none ni kubera kutamwizera. Kandi ndakubwiye umunsi ni wamwizera, nta kizakunanira mu buzima bwawe. Uzategeka, uzanesha, uzaba uw'amahoro, uzabaho neza mu buzima bwawe. Imana nishimwe cyane. Gusa icyangombwa n'ugutahura Imana yawe, n'ugutahura uwakuremye, n'ugutahura uwatumye wewe ubaho, n'ugutahura utumye wewe ubaho. Icyo gihe nicyo gihe kizagutera inkomezi n'imbaraga zo guhaguruka ugabasha guhangana n'ibikurwanya. Imana nishimwe cyane. Rero mwene data, haguruka urwane, ufite imbaraga, haguruka urwane, ufite ukurwanirira. Intambara urwana si yawe, ahubwo ifite nyirayo. Intambara ni ya Yesu Kristo. Nawe ibo uw'agaciro muri society, nawe gira icyo ukora, Imana izakwibukiraho.